kuko dutangira ivugabutumwa twatangiye ari ijambo ry'Imana, hari ubuhanuzi, ari amayerekwa, ariko biri hejuru bitandukanye n'iby'iki gihe. Maze iminsi mbitekerezaho, mbona igihe cyacu bubyutse ukuntu twasengaga tugakora amasengesho y'iminsi 2 twibereye mu cyumba cy'amasengesho, mbese twaretse imirimo yacu, Imana ikaduha amakuru, kandi Imana uri gusenga ikavuga ngo mwana wanjye nkoze iki, nawe uhita ugiremo ibyiringiro, mwana wanjye ndakurinze, mwana wanjye hari ibintu nsibye ku buzima bwawe, uhita ugiremo ibyiringiro. Aho ngubu rero ubona isosi yivanze ni inshishi. Njye urugero nzi Kigali, byari uburyohe. Nagiye mu Gakinjiro bwa mbere, barabwiriza nakandi kurira, kandi umuvuga buti umwuka wera yamanutse. Ubu nta bubyutse buhari. Oya, ndamutse mvuze ko n'Imana yarimutse, kuko dutangira ivugabutumwa twatangiye ari ijambo ry'Imana, hari ubuhanuzi, ari amayerekwa, ariko biri hejuru. Ubwo ndi kubwiriza, njye kubona mbona kwa kundi umwigisha aba ari hafi gusoza icyigisho, nkaho yakagombye kuvuga ati umuntu utsinzwe n'ijambo ry'Imana aho ngaho. Njye kubona mbona umuntu arahagurutse, noneho numva ijwi rirambwira ngo uriya muntu ni umurozi. Ndavuga nti se ndaramufata ndabigenza gute? Ahita agenda ajya hanze, nkuko mbwiye ngo warahageze, ayegamira hafi y'igiti cy'inturusu. Njye kubona mbona inzuki ziraje zizenguruka urusengero, izindi nzuki zinsanga ku ruhimbi kuva ku nkweto, na kwa kundi tuba dufashe mikrofone babura umuntu babona inzuki. Abakristo izindi nzuki, abaririmbyi, abashumba zibuzura nabo. Dusuhuza kandi tukwifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana Data wa twese, weho mukunzi wacu ukurikirana ibiganiro byacu 5 kuri 5. Dufashe umwanya kandi tukwifuriza kugubwa neza mu kazi kawe uri gukora uyu munsi. Birashoboka ko nta kazi waba ufite cyangwa ukaba uri kunyura mu buzima butakoroheye, ibyo bigiye bibaho mu buzima. Ariko kandi nanone dufashe umwanya tukwifuriza gura n'ukuboko kwiza kw'Imana kugira ngo iguhindure amateka, ubuzima bwawe burusheho kugenda bumererwa neza cyane. Ngiye wumva ni Ngoboka Miriam Theo. Nkuko mubibona kuri kamera turi kumwe n'umutumirwa, tugiye kumusaba atangire atwibwira kugira ngo tuze kwinjirana mu kiganiro mwamaze kumumenya neza. Mwese ndabaramukije mu izina rya Yesu, abari hafi n'abari kure, abari ku migabane itandukanye, mwese mugira amahoro, uburinzi bw'Imana babonekeho. Amazina yanjye nitwa Bigirimana Rora, nsengera mu itorero rya ADEPR, ndi umugabo, mbyaye 4, abakobwa 3 n'umuhungu 1, ndi umuvugabutumwa w'umuhamagaro. Yesu abaho umugisha. Nizere kumeze neza. Turi amahoro, turashima Imana. Yuvuze ngo byaye 4, ufite madamu, bose ni amahoro. Bose ni amahoro, umuryango twese turi bazima. Ni iby'agaciro kandi ni ibyo kwishimirwa, ni ibyo gushimira Imana, kuko ni ibyo butwara Imana iba yakoze. Ni ibyo butwari. Buri umuntu aryamya bakacya mu gitondo ari muzima, umugongo utavunitse, yazama umwuka bikemera, abari gitangaza Imana yakoze. Hanyuma rero nyemerera mbere uko twinjira mu kiganiro nyirizina ubanza turagize Imana. Urakoze cyane. Mana Data wa twese, turagushimiye kuko uduhaye kuramuka, kandi ukaba twongera iminsi yo kubaho. Dusengeye abazadukurikira kugira ngo imbaraga z'Imana, umwuka wera azaherekeze abo buhamya tugiye kuvugira kuri iyi cano, umwuka w'Imana kandi azongera mwe abantu ibyiringiro. Urakoze kuko wumvishe gusanga kwacu ni mu izina rya Yesu. Amen. Rura umukristo, ubundi wakijwe ryari? Ngewe nakijijwe 1995 ku itariki 20 z'ukwezi kwa 5. Ntangira umurimo 96. Kumva natangiye umurimo ndi umwana. Reka mbivuge ku 96 nari mfite nk'imyaka nka 15 gutyo, ariko Imana yakomeje kubana nanjye. Abadukurikiye mwumvishe yuko ari muri ya ndirimbo ivuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga. Weho dukurikiye, wakiriye Yesu ryari? Wakijijwe ryari? Kugira ngo twumve yuko utibagiye igihe wakizwaga. Hanyuma uragira ati natangiye umurimo nkiri umwana 96. Ubundi weho niki cyatumye ukizwa? So ngewe navukiye mu Mana.
kubera mvuze ngo navukiye mu Mana, navutse mu rugo dusenga. Ngira n'amahirwe ayo masengesho y'ababyeyi yaramfata. Ngira n'amahirwe ngira Imana impamagara ntarasayisha. Nguko uko gahunda zimeze. Hanyuma rero uragira uti natangiye umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana watangiye icyo gihe wari umurimo w'Imana ki? So dutangira ivugabutumwa mu gihe cyacu hariho ububyutse. Ububyutse ubutigeze bubaho. Imana ikavuga ibintu ikabisohoza. Mpamya neza no kuba mpagaze kuri iyi kamera biri mu isezerano ry'Imana. Ubu Imana inshohoje isezerano bitandukanye n'iby'iki gihe. Ariko Imana ikajya ibana natwe. Imana yadukoresheje imirimo n'ibitangaza muri kino gihugu. Ndi mu bantu bazengurutse u Rwanda, kuko mu Rwanda nta murenge n'umwe ntarakandagiramo. Uri kumva ngenda mvuga ubutumwa mu maparuwasi aho navukiye, gutyo duturanye birazamuka, ndazenguruka, yewe ngira no ku rwego rwo kwambuka imipaka. Ari ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana bitariho bikabaho. Ijambo ry'Imana n'ubuzima. Buriya umuntu udasenga bafite ikibazo. Naho yaba afite ubushobozi ariko ubuzima butari mu Imana buba bufite ikibazo. Uragira uti ntangira umurimo w'Imana narazengurutse ibihugu, nazengurutse igihugu cy'u Rwanda, ati kandi icyo gihe hariho ububyutse butandukanye n'ubwo ubwo nta buhari. Ubu nta bubyutse buhari. Oya. Ndamutse mvuze ko n'Imana yarimutse. Oya. Kuko maze iminsi mbitekerezaho, mbona igihe cyacu bubyutse ukuntu twasengaga tugakora amasengesho iminsi 2 twibereye mu cyumba cy'amasengesho, mbese twaretse imirimo yacu. Imana ikaduha amakuru, kandi Imana uri gusenga ikavuga ngo mwana wanjye nkoze iki, nawe uhita ugiremo ibyiringiro. Mwana wanjye ndakurinze, mwana wanjye hari ibintu nsibye ku buzima bwawe, uhita ugiramo ibyiringiro. Aho ngubu rero ubona isosi yivanje ni inshishi. Ubona ibintu bigenda byivanga, ariko nubwo byivanga uko Imana iri kera na n'uyu munsi ni kweri. Imbaraga z'Imana ziracyuzuye. Uvuze ijambo rintera ubwoba, uragira uti Imana yarimutse. Imana yarimutse. Yimukiye. So yimukiye mu mitima y'abantu. Yimukiye mu mitima y'abantu. Mbere twajyaga irunaka, njye urugero nzi Kigali. Byari uburyohe. Nagiye mu Gakinjiro bwa mbere, barabwiriza nakandi kurira, kandi umuvuga buti umwuka wera yamanutse. Kuko iyo umwuka yaje akumaramo inkamba intimba zose, ugataha uri furi ufite amahoro yo mu mutima. Ariko muri iki gihe ubona nyine ibintu bigenda bihinduka. ubona ibintu bigenda bihinduka. Mbere nta muntu wasambaniraga mu rusengero. Mbere nta muntu wibaga. Mbere nta muntu wanyweraga itabi mu rusengero. Umuntu yajyaga mu rusengero afite rangaje y'ikintu kimuzanye, kandi mu rusengero bakarutinya. Ariko shitani yarutinyutse. Reka nkoreshe iryo jambo. kubera n'ababaruzi bose batinyutse mu rusengero. Mbere nta murozi wajyaga mu rusengero, nkuko nembivuze, ariko ubona ibintu byose byarinjiye. Ariko haracyari 7,000 ndetse byapfukamira Bayali. Urakoze cyane. Wenda kugira ngo abantu barusheho gusobanukirwa, uvuze uti Imana yimukiye mu mitima. Ubundi yabaga he, yimukiye mu mitima gute? So hari abantu bazi ko Imana yabaga mu rusengero, mwari amatafari yubatswe n'amaboko y'abantu. Ariko impamvu bivuze ngo Imana yarimutse, ubu ngubu Imana turi kuyijyana mu mutima. Kuko hari ijambo Paulo yavuze, aravuga ngo mbese ntimuzi ko imibiri yanyu ari urusengero rw'Imana. Nicyo nshaka kuvuga, yuko Imana iri muri twebwe, ubu turayigendana. Ubu ngubu ntawe insengero bazifunga zikamara imyaka 100. Ubugingo ngiye bwakomeza kuba buzima, kubera iri muri ngewe. Kandi iri muri ngewe dukomeza kuganira nk'uko umubyeyi aganira n'umwana. Yesu aguha umugisha. Ubu ntabwo bikiri ngombwa yuko tujya gushakira ibihe byiza ku mudugudu wahana. Ibintu bigenda bihinduka. So wenda mbwire abadukurikiye, wenda irunaka haramutse hujije ibisabwa abantu bagafungura, ntabwo naca intege abo bantu bajyayo, nanjye najyayo. Ariko iyo urebye usanga ibihe bya kera bitandukanye n'ibihe by'ubu ngubu. Urakoze cyane.
uragira uti ntangira ivugabutumwa natangiye nzenguruka, ese duhere icyo gihe wazengurukanaga ubuhe butumwa? nazengurukanaga ubutumwa bufite intego yo kwihana ibyaha. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 35:8, kandi hazabaho inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abanduye imitima ntibazayiyoba, ahubwo izaba inzira ya babandi abagenzi naho baba barabaswa ntibazayiyoba. Titre y'ubutumwa, teme y'ubutumwa ni ukwezwa umuntu, kandi umuntu yezwa ibyaha, kandi Yesu Kristo niwe weza umuntu. Noneho kugira ngo abantu bakorere Imana bejejwe, batiba, bataroga, nta nzika, batagambana, iri mu ijuru nibareba turi mu isi isa Imana ivuga ati dore umwana wanjye ni ambasaderi. Kuri ubu ngubu rero kubwira abantu kwatura ngo ni ukubatera ubwoba ntabwo numvikana nawe kuko umuntu wese uhumeka urwego rwose yaba ariho, mwese uhumeka urwego rwose yaba ariho, ubuzima butarimo kwihana ibyaha, ubuzima butarimo kwezwa, ntabwo buba bwuzuye. Impamvu butaba bwuzuye ni uko nyuma y'ubuzima hari ubundi, ntabwo birangirira hano mu isi. Oya, kandi urugero, njye nagiye gusengera umuntu Faisal, yari umuntu ukomeye, noneho mugeraho ari ku mwuka, dogiteri bari kumucunga gutyo bakurikirana uko umutima uri gutera. Nazamuye isengesho, bari baje kumfata nyine ngo mbafashe gusenga. Nzamura isengesho ndi kumwe n'abaganga gutyo, ngiye kubona mbona wa muntu arirekuye, ariko santaye, areguye ukuguru, afunze ingumi, acomokoye mashine, arangije ngo ndahiye we, ngo ndabona abagabo bambaye ubusa, bafite udushoka, bafite udufuni, bari kuza kuntwara. Wa muntu yarangiye apfuye. Ndetse uriya muntu yagize iherezo ryiza. Ni ukuvuga ko rero ibintu umuntu abamo niyo agiye nibyo ajyana. Aho yakoreye, umwami yakoreye niwe umusanganira. Ariko nsengera n'undi wari urangije kwiga i Butare, ararwara, twarimbanye no muri korari, ararwara tukajya kumusengera. Ndakubwiza ukuri, yaratashye, karitsiye yose irahungabana, abaturage bose bakavuga ngo nubwo yarangije kwiga ngo ariko yari afite umutima mwiza, ntabwo yirataga, yasuhuzaga abantu. Uri kumva ko abo bantu ko ari babiri bageze amaherezo atandukanye. Uri kumva ko nubwo wenda atatwe dutanga ubwami bw'Imana, ariko imirimo umuntu akora ni imugaragariza aho uruhande agiyemo urwarirwa. Yesu aguha umugisha. Hanyuma duhite dusanisha iby'icyo gihe, iyo wagendaga mu ivugabutumwa ugahita ubisanisha n'iki gihe, kandi abavugabutumwa nanone uko tugenda mu ivugabutumwa. Impamvu mbivuzeho, washoboraga kurangiza nka paruwasi hamwe ugasanga wagiye nk'amasaha 2 n'amaguru. Duhite tubisanisha n'iby'uyu munsi. So urukumva ko 9, 6, 9 n'umunani kuzamura, ahantu henshi twagiye dukoresha amaguru, hari mu misozi, ariko ndabyibuka ngiye mvuka Gisenyi. Ariko Imana nigeze nsenga ndi muri korari, Imana impa ubutumwa bwa paruwase ya Rusekera iherereye muri Byumba. Iyo njya guhaguruka irambwira ngo kandi ndasanga ndakubanzirizayo. Wari uzi ko navuye Gisenyi nkatega nkagira muri paruwase Rusekera, hasanga uhereye ku mushumba n'abapastori n'abarimu bo barangije gusenga, ariko bategereje umushyitsi Imana iboherereje. Batavuganye nawe kuko icyo gihe nta na telefone nari mfite. Noneho narahageze, mu mudiyakoni, iyo paruwase Rusekera iri hakurya za Kinihira, iherereye mu ishyamba. Mpageze ndavuga ati ndi gushaka umushumba, mfite ubutumwa Imana yantumye. Umushumba niwe waje kunyakira, aravuga ati karibu umukozi w'Imana, twari tugutegereje ntabwo tukugora. Tujya ku meza gufata ifunguro kuko bari bantegereje, Imana iri kubabwira ngo ari inyuma araje. Tujya gufata ifunguro, tumaze gufata ifunguro, noneho umushumba n'abapastori n'abakozi batandukanye baba bati dore wa mushyitsi Imana yatubwiye ngo yarahageze.
ndabibwira uri kumva ko ntabwo nari guhaguruka ntafite icyangombwa kuko mu idini ya ADPR dukomeza ibintu noneho ndakibereka gutyo barangije ako kanya bahita bampangira amatorero yose yagize iyo paruwasi yose ndayazenguruka ariko reka nkubwiye nakubitanye n'abadayimoni bafite ntabwo nabyibagirwa nawe reba kuba ndi muri zone kuko iwacu muri ADPR hari ibyo bita ngo zone ubwo zone ni nk'amatorero 3 yahuriye hamwe ubwo ndi kubwiriza njye kubona mbona kwa kundi umwigisha abari hafi gusoza icyigisho nkaho yakagombye kuvuga ati umuntu utsinzwe n'ijambo ry'Imana aho ngaho njye kubona mbona umuntu arahagurutse noneho numva ijwi rirambwira ngo uriya muntu ni umurozi ndabanise ndamufata ndabigenza gute ahita agenda ajya hanze nkuko mbwiye ngo warahageze ayegamira hafi y'igiti cy'inturusu njye kubona mbona inzuki ziraje zizenguruka urusengero izindi nzuki zinsanga ku ruhimbi kuva ku nkweto na kwa kundi tuba dufashe mikrofone babura umuntu babona inzuki abakristo izindi nzuki abaririmbyi abashumba zubuzuranaho noneho bagiye kwiruka ndavuga ati ntabwo mwakwiruka ngo musige inzuki ahubwo twese reka dupfukame reka dupfukame noneho dusenga Imana idukuremo inzuki nta nubwo nasenze amasengesho menshi naravuga ati Mana ya Aburahamu Mana ya Isaka Mana ya Dawidi Mana yacu bwite dukuremo izi nzuki zituvemo nta muntu n'umwe ziriye narangije kuvuga ngo amen inzuki zatuvuyemo zikoze ishene ziragenda zijya munsi y'igiti aho ngaho Imana ibidukuye mu rupfu mu rusengero ubwo se urukumva imbaraga z'Imana zirakora ubwo ndabishimiye Imana ko Imana abanye nanjye bitandukanye n'ibiki gihe rero ndagira ngo wenda abadukurikiye baze kugarura amaso inyuma basubiza amaso inyuma bongere barebe cya gihe cya mbere bibuke ya masengesho bajyaga basenga Imana ikavugana nabo ikabereka n'ibimenyetso impamvu mbivuze ni iyi ngiyi uri kumva abashumba bari bazi yuko hagiye kuza umushyitsi kandi umushyitsi ntabwo bari bafitanye gahunda ese ibi bihe biracyabaho byo kumva mwasenga Imana ikavuga ngo ngiye kuboherereza umushyitsi kandi abazanira ubutumwa kandi wa mushyitsi koko akunda aboneke hita nawe wibuka bya bihe byawe bya bihe wagiranye n'Imana mu gihe cyatambutse uhita wibuka uvuga uti ese ibi bihe bizongera bigaruke mukozi w'Imana ibihe bizagaruka kuko uhereye niza amateka y'itorero kuko itorero ni ry'Imana niwe waryitangiye niwe warimeneye amaraso ikiremwa muntu ku isi turi munsi y'ukuboko kw'Uwiteka Imana rero hari ahantu izakanda hari aho izakanda ububyutse bwongere buze ububyutse ni iki ni igihe umuntu ameze neza mu buryo bw'umwuka nta byaha afite muri we noneho ngiye nkaba mfite ububyutse nawe ufite ububyutse noneho ko afite ububyutse iyo abo bantu bahuriye hamwe Imana bakoresha ibintu biremereye ububyutse buzagaruka n'amakuru ndayafite nanabisinyira amakuru ububyutse buzagaruka nubwo habayeho gucika intege kwa bamwe gutyo bitewe n'iminsi turimo ariko ndabahumurije ngo bakomeze basenge kandi bakomeze begera Imana bakomeze bashakashaka ikintu cyatuma Imana yishima kuko Imana ari kera nani uyu munsi ni kweri imbaraga zawe ziracyuzuye rero ndabahumurije ndabakomeje ububyutse buzagaruka Yesu abahumugisha tuvuze kuri iki kintu cy'ububyutse mpita nibuka natwe twigeze gusenga amasengesho y'iminsi 3 ku munsi wo kuyasoza Imana iruruka ivugana natwe ibwira buri muntu ngo navuga ikintu yumva ashaka kurya nyendibuka ko uwo munsi natsi inyama ndagenda ngeze mu rugo kuko numvaga ari zo nkumbuye kandi nkumva ndashaka agasosi gatetse neza icyo gihe inyama narazibonye uzi munsi twagarutse yo gusenga buri wese yaje ashima avuga ati icyo nasabye Imana yarakimpaye bantu b'Imana ndagira ngo twongere twibuke byabiye twongere tubyibuke Imana iracyakora kandi niba ufite isezerano y'Imana yakubwiye ndika nk'urugero y'Imana ngewe yankoreye nta byiringiro nari mfite byo kuzatura i Kigali never no mu muryango w'iwacu ntawe wigeze utura i Kigali ahubwo ngewe nari ndi muri korali nyoboye amasengesho Imana iratwishimira irangije duha amasezerano
9 ndabavuga ati bana banjye dore ndabishimiye ibi bintu mbabwiye nzabisohoza. Bamwe iragendera babwira yuko bazaba bameya, abasirikare bakomeye, barora ariwe ngewe imbere yuko nzatura i Kigali naze kwambuka na feruje. Itubwira ibintu byinshi kandi by'Imana yavuze yarabishohoje. Ngambiriye kuvuga iki? Nta jambo Imana ivuga ngo rihere, ntaryo. Nawe ndaguhumurije, nawe dukurikiye, niba ufite iby'Imana yakubwiye kugira ngo bisohore, hari uruhare rwawe ushyiraho. Uruhare umuntu ashyiraho ni ukwihana ibyaha no guca bugufi no gukora imbuto zikwiriye abihanye. Noneho akareka amatiku, akareka manjwe, we agashaka ikintu cyatuma Imana inezerwa. Icya kabiri, ntabwo Imana ikorana n'abantu benshi, ahubwo Imana ikorana n'umuntu umwe. Urugero, Eliya ku musozi Karumeli yamukoresheje ari umwe, ariko agarura ihumure muri Israheli. Imana rero uko tugenda tuyisenga dufite ibyiringiro yuko ubu byose buzongera bukagaruka, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Amen. Ndagira ngo kano kanya ndacyari kuri ya ntego ivuga ngo twongere twibuke bya bihe bya mbere. Mpise nibuka nk'indirimbo twajyaga turirimba, mugende mu misozi abariyo mubabwira ibya Yesu, maze nabo bakizwe be kujya mu muriro. Ubu nawe ugiye kunyibutsa yagufashaga muri cya gihe. Ibi bihe turimo ntibibakange, dutegereje Yesu kandi azaza. Ibi bihe turimo ntibidukange, dutegereje Mesiya kandi azaza. Mesiya, 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 uri umugabo w'intwari pe. Iyo urambuye ukuboko kwawe, imiyaga n'imiraba birahunga. Kutazajyayo ni igihombo, kutazajyayo ni igihombo, kuba warasenze ukaririmba kandi ugasigara, kutazajyayo ni igihombo. N'andi makorasi menshi yo hambere. Muri kumva ko habaga hari ibihe biryoshye, byabaga ari ibihe, kandi n'iyi saha niyo uganiriye n'abandi bantu koko barakubwira bati dukumbuye bya bihe, dukumbuye bya bihe, dukumbuye kwa kwiyiriza, dukumbuye kwa kuganira kw'abana b'Imana, dukumbuye kwa guhoberana abantu bakuzura umwuka wera w'Imana. Ngira ngo nta bikibaho. Ntabwo twavuga ngo nta bikibaho. Ibihe biriho, usibye ko abantu bagiye bacika intege, ariko hari Uwiteka agiye gukora. Kuko iyo tubona ko ibintu bikomeye no mu buzima bwa buri munsi, iyo umuntu asenga akagira ibibazo byinshi akegereza Imana, ntabwo Imana imukurira amaho. Hari Imana ijya imukiza umusonga. Hari igihe usenga ukumva ufite amavuta, ukumva ufitanye ubumwe n'Imana, ariko hari icyo Uwiteka agambiriye gukora muri ibi bihe, kandi ibihe birakomeye. Bwana munyamakuru, ibihe turimo birakomeye. Ubu nimvuga ngo ni bwa buhanuzi bwasohoye, kuko isaha tuhagazemo, keretse abana bakijwe ejo bundi nibo batabimenya, ariko ibyo duhagazemo n'ibindi bizaza biremereye, byose byarahanuwe. Ngenda byibuka 98 muri za 2 kuzamuka, ibi bihe turimo byarahanuwe. Iyo ndende Imana ivuze ibintu ikabisohoza, ahubwo ngewe mpita nongera kugira ibyiringiro yuko nanjye iby'Imana yambwiye ku giti cyanjye izabisohoza. Urakoze. Uragira uti nanjye mpita ngira ibyiringiro, nkagira kwizera kuko iby'Imana yambwiye izabisohoza. Hari ijambo ryiza uvuze, uravuga uti ndabihamya neza yuko ibi bihe bizagaruka. Urabona wenda uri nk'ugira inama abantu kugira ngo ibihe byongere bigaruke, wabagira nk'ihe nama? Nabagira inama yo gukomeza gusenga. Urugero, nk'umuntu ufite urusengero bakaba barufunze, kandi kugira ngo agere ahantu hafunguye akaba yakoresha nk'ibirometero nka 5
kandi akaba nta bushobozi afite bwo gutega moto. Icyo Imana ishaka ni uko uwo muntu akomeze abe mu mwanya, akomeze abe mu mwanya, akomeze asenge, akomeze yihana ibyaha, akomeze avugisha ukuri, yera imbuto zikwiriye abihanya, mbese akomeze senge imbaraga z'Imana, imbaraga z'Umwuka Wera zimumanukire. Isaha n'isa ntago natangaza ukwezi cyangwa umwaka y'igihe ibihe bizagarukira, ariko iyo umuntu asenga abari free, abameze neza mu buryo bw'umwuka, Imana izabigarura. Rero Yesu aguha umugisha. Reka duhite dukomeza. Igihe Imana yagutumaga wenda kujya gukorera umurimo wayo hanze, wabyakiriye ute? Wagiye uri muntu ki? Ndagira ngo umpe iyo shusho. Iyo shusho buriya nagiye mfite ubwoba, kuko nurira bwa mbere imodoka ya Jaguar ngiye Kampala, hari mu mujyi wa Kampala. Buriya hari ibintu Imana itubwira ahubwo ikabigucishamo ikabisohoza. Rusizi icyo gihe yari iyo paruwasi yobona Rugomo Katofiri, noneho nkubitana n'umuvugabutumwa wa CGM, ariko akaba ari muri bavugabutumwa bafite indi system yabazanye. Arambwira ati dore igiterane, nagutegura igiterane, turabipanga. Ariko njya Kampala tururira Jaguar turakatisha. Ngeze Kampala nsanga no mwesikoro. Namaze iminsi 4 ndara muri Gorodire kugira ngo mpave, kubera ngi wari ufite amafaranga. Naramwingenzi umukozi w'Imana, igitane wambwiye cyahindutse, none ihangane unshakire nibura ahantu baba basenga mu mibyizi, nibura tuzavina hakuri ubutaka. Ariko nkandagiye mu rusengero kuko urahamenyereye, nta nubwo nanakugora, ese kutari umushumba byarahindutse. Ngewe ndamyegereza, ariko udufaranga twose niwe wari utumbikiye. Anjyana ku mupasiri witwa Kayijuka, akaba yarayoboye ububyutse bwo mu bibare. Mpageze ubu nari manzi iminsi 3 ntarakaraba nawe iyo myenda yose. Ngeze kwa Kayijuka mpasanga abandi bantu benshi tuziranye, mpita mbwira Kayijuka, mpita mukura ku ruhembe, ndabati tujye muri office nkubwire. Ndakinga mutekerereza gahinda kose nagize n'umubabaro wose. Ndangije nabati nyakubaha mushuma, niba warahamagawe n'Imana, ndashaka unkorera ibintu bibiri. Icya mbere, ndashaka ko umpamaze nkamaze nkakaraba. Icya kabiri, ndashaka ko umwanya wo kuryama, umwana wo kuryama, nibura nkarya mu masaha 3. Mutekereza nyine wamuvuga butumwe ibyo yankoreye. Icya kane, ndashaka nibura kuza kuma nibwo iminota 10 cyangwa 15 yo kuza kubwiriza. Uko nagendaga bimutekerereza agira moshiyo, aravuga ati hangane amumudiyakoni, ndagenda karaba imyenda nawe urukumva yirahindanye. Noneho bahita bankodeshereza indi myenda. Cyari igitane cy'amasengesho ariko gifite imbaraga, nahasanze nk'abakirisitu barenga nka 500 hari mu mujyi wa Kampala neza igatwe. Noneho ngarutse nyuma ya saa 6 naje mfite nawe urukumva nyine, naje mfite oxygene, nambaye imyenda myiza. Yampaye isara bati bwiriza, Imana ngiye uyoboye mu rusengero, bwiriza isaha. Ndabwiriza urukumva nakagahinda n'iki kose n'amavuta. Ndabwiriza umuriro uraka, ubu Imana yo kubwiriza ni yanjye. Mwaba muri 2, mwaba muri 3, mwaba muri upfa kumpaye mikoro ngo mbwirize, ndakubwiriza ukumva nawe, kuko umwuka we twe turavuga ariko umwuka we rakabishimangira mu bantu. Nguko nageze Kampala, ndangije kubwiriza, njya muri office kwa Kayijuka, ndamanye rero nzavanga, ndava mu biganza byawe, subira i Kigali. Kuva icyo gihe sindabona umuvuga bitumwe, niba yarapfuye, bariho, niba yaragiye mu kindi gihugu ntabwo mbizi, ariko nguko uko nabwirije mu kindi gihugu bwa mbere. Uri kumva ko ntabwo byari byoroshye. No kuvuga ngo abateka mutwe saba none. Ntabwo ari abanone. Ntabwo ari abanone. Kandi no mwisezerano rya kera bahozeho. Ntabwo ari abanone, ariko njya kubwiriza Kampala bwa mbere nuko mbyangendeke, ariko ntakuye n'umugisha. Nakuye n'umugisha gutyo makura abantu bakajya bampamagara. Hari gihe tuvuga umugisha abantu bagahita bumva amafaranga, ariko ngiyewe iyo umuntu ampamagaye akambwira ati mwene data Rora
gutyo ndagukunda mfasha gusenga kuko iyo mpana ari yanjye numva nishimye ndamusengera Imana ikabikora cyangwa ikarorera ariko ngiye musengera mfite ibyiringiro kuko Imana iri muri ngewe kandi Imana iravuze ati nimunsabe nzabikora. Yesu aguhumugisha. Wenda tugana ku musozo ni nk'iki wumva wabwira abadukurikiye? Ikintu nabwira abadukurikiye tutaragera ku musozo nuko imbaraga z'Imana zirakora. Ntabwo ari ibyo gusa Imana yankoresheje ikadukura inzuki mu rusengero, oya nasengeye n'umuntu i Nyamasheke muri paruwasi ya ADPR Ngangi, ari umudiyakoni amaze amezi 6 akururuka nk'inzoka. Noneho barantumira njya kubaganiriza ijambo ry'Imana, noneho ndi kumwe n'umushumba witwa Jacques tuyikarengera. Jacques arebye amavuta n'ibyo Imana ikoreye mu rusengero ahita mbwirwa ati ngwino yatsa moto yaje tujya kureba wa mudiyakoni kugira ngo ave mu cyumba tugereho muri salo yaje akururuka nk'inzoka. Noneho tubwira Jacques nabati ni umuntu aje tugezeho wowe urasenga uratangira hasi mu birenge ukandakanda nanjye ntangire ku mutwe tugire duhura ariko tuvuge ngo twatura imbaraga z'Imana zimuhagurutse mu izina rya Yesu. Byagenze gute? We yagiye mu murima akubita isuka ku kanuga k'uborozi ahita yikubita hasi, baravuza ntawe batavuje ariko amakuru mfite kano kanya ubutuvugana nuko wa muntu ni muzima, twahavuye akize, uyu ubaragenda yarakize. Ubwo rero niba mu bitaro baramunaniwe imbaraga z'Imana zikadukoresha agahaguruka, urukumva mbese negera ku musozo imbaraga z'Imana zirakora. Ntabwo ari ibyo gusa negera ku musozo, ntabwo ari ibyo gusa, ni byinshi nagiye Rubavu hari mu nkengero za ADPR hari hafi y'umujyi nafashe umurozi Kabutindi uhagarariye abarozi bose mu karere ka Rubavu mufatira mu iteraniro. Imana ikunda kunkoresha ariko iza intunguye. Noneho kugera ku musozo noneho Imana nambwira ngo uriya mudamu wambaye agatambaro ngo ni umurozi ngo ariko ndamukunda kuruta ngo abantu bose barahangaka. Iyo wize na teoloji ufite amahugurwa y'ishuri hari ukuntu ubihuza nyine. Ndamuhamagara nsanga aho ngaho ndamubwira nti ndashaka ngo manze gwihana. Uwo muntu arihana aratura yaroroye inzoka z'impiri 3 mu kimuga zivuga amajwi nk'ay'abantu, yareroza abapastori yareroza abashumba. Kuva uwo munsi yabaye umuntu muzima. Imbaraga z'Imana zirakora. Ngambiriye kubwira abantu mwebwe mudukurikiye muherereye mu Rwanda n'abari ku migabane y'isi itandukanye, imbaraga z'Imana ziracyakora. Urwego rwose waba uriho, abenshi bavukira amezi 9 ariko hagiye n'abandi bagenda bahura n'ibibazo bakavukira amezi 10 bakavukira amezi 12 bitewe n'ibyo baciyemo bitandukanye. Niba uhumeka ukaba uri Burayi, ukaba uri mu Buholandi, ukaba uri mu Bufaransa, ukaba uri kwita imisagara, ukaba uri Gikondo, ukaba uhumeka, ndabwira abantu bakijijwe n'abitiriwe izina ry'Imana n'abatarakizwa, Imana iriho. Imbaraga z'Imana zirakora. Imana iba mu bantu, Imana ituvugiramo, kandi Imana iri hejuru y'imbaraga zose zikorera ku isi. Imana iri hejuru y'imbaraga z'ubwenge, Imana iri hejuru y'abapfumu, Imana iri hejuru y'abadayimoni. Ngambiriye kukubwira ngo wowe wongere usenge usane igicaniro, ihema ry'Imana ryongererize muri wowe. Nicyo ngutangarije negera kuri finali tugasenga. Imana iriho kandi nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Yesu abaho umugisha. Murakoze. Reka dusenge. Mana data wa twese, uri Imana ikomeye, uri Imana ivuga ibyo uvuze ukabisohoza. Dusengeye abantu bose bazadukurikira muri kino kiganiro dukoze. Nari ngambiriye kubabwira yuko imbaraga z'Imana zigikora kandi uko wari uri kera na n'uyu munsi ko ukikora. Uhabwa icyubahiro. Wisanze uriho, wisanga ufite ububasha, wisanga ufite ubushobozi. Uri Imana ikura hasi igashyira hejuru, uri Imana ikura hejuru igacisha bugufi. Sengeye abantu bose bazadukurikira, abari hafi n'abari kure, kugira ngo ubakize indwara zikomeye, kuko uri Imana ikiza, ukiza ibyaha ugakiza n'indwara. Abarwaye diabete, abarwaye kanseri, abarwaye indwara zitandukanye, nohereje imbaraga zikiza mu bugingo bwabo no mu mibiri yabo kugira ngo bakire. Kandi ntabwo ari icyo gusa, ahubwo bakize n'ibyaha.
baba abantu bazima, baba abantu batunganye, nuzahagarara ku bicu ukavuga ngo uwere niyere, twese tuzagusanganira. Tugushimiye yuko wumvishe gusenga kwacu, ni mu izina rya Yesu, amen.